Good morning, everybody. We are sorry for our later come, but today we were through many challenges because some followers who study with us every day told us that using much English during the teaching time is not good for the beginners. So, because of that reason, right now we are going to start using Kinyarwanda because many people who follow us understand much Kinyarwanda more than English. And I think that a person or also the person who understand well English can understand Kinyarwanda. So that's the reason why we are going to change the system of our speaking to to make everybody understand, to make everybody be comfortable with what we are talking about. So um mwaramutse neza ku bantu batari kumva ibyo navugaga nari ndavuga ni muri hankana twatinze gushiraho video ariko natwe nagari kubwa impamvu zacu. Mu gitondo ndi gusoma comment nagiye mbona comment z'abantu banditse bati ese kubera iki ukoresha icyongereza cyinshi kandi harimo abantu bari aba beginners aba slow learner nyine bari abantu baba bari gutangira kwiga icyongereza ubu ngubu ntago bo baba bazi byinshi. Kubw'izo mpamvu rero byabaye ngombwa ko duhindura systeme yo kwigishamo tuzajya dukoresha ikinyarwanda cyinshi kurenza icyongereza. Rero uno munsi ibintu tujya kwiga ni amagambo dukunda gukoresha iyo turi kubaza nk'ibibazo. Nagutinda rero ko n'ubundi twatinze, reka dutangire. Ijambo rya mbere ry'uyu munsi tugiye kwiga ni wu. Wu ni English, mu kinyarwanda ni kuvuga ngo inde. Urugero natanga hano ni ukuvuga wenda who are you, urinde, who are you. Icyo gihe iyo uvuze uti who are you, maybe ushobora kuba uhuye n'umuntu ukabona araje arakwegereye ati Krista we bite, ukahita ukarihindukira ukabona ntabwo umuzi, ugahita umubwira ati ese urinde, who are you, urinde ko nari kukumenya. Icyo gihe urumva ko who are you ntabwo ari ijambo rikanganye, ntabwo ari ibintu bibi nyine. Uba ushaka ko umuntu agusobanurira kugira ngo umenye byimbitse. Yego. Ijambo rya kabiri ni what. Iki. Yego, I think ndavuga iki, yego ni ukubaza what. Urugero rworoshye nahita mvuga what is this? Iki ni igiki? What is this? Iki ni igiki? Ibyo I think birumvikana. Yego. Icyo gihe wenda ushobora kuba uri kubona nk'umuntu ari gukora ibintu utagize udasanzwe umenyera ukavuga ati what is this? Iki ni igiki uri gukora? Yego. Ijambo rya gatatu tudatinze ni that. Kiriya. That things. Kiriya kintu. That things. Kiriya kintu. Or say we can use dushobora kubikoresha no tuvuga ngo that, maybe dushobora kubikoresha no ku bantu that person. Iyo tuvuze that person ntabwo twabishyira mu byinshi kuko iyo tugiye kuvuga mu bwinshi tuhita tuvuga peoples. So tuhita tuvuga that person, uriya muntu. Yego. Those. Irindi jambo rya kane ni those. Those bishatse kuvuga bariya cyangwa biriya. Urugero rworoshye, those people are going to church. Bariya abantu bari kujya ku rusengero. Those people are going to church. Bariya abantu bari kujya ku rusengero. Iyo tugiye gukoresha ku bintu cyangwa se ku kintu runaka ariko urumva those ni mu bwinshi. Yego. Ushobora kwita tuvuga tuti those things are very heavy. Biriya bintu biraremereye cyane. And another ijambo rya gatanu ni this. This ishobora kuba iki cyangwa iye. Urugero, this is a book. Iyi ni ikayi.
um, this is a knife. Iki ni icyuma. Ndakeka ibyo bintu birumvikana. This is a book. Iyi ni ikayi. This is a knife. Iki ni icyuma. Kuko urumva ntabwo twavuga ngo iyi ni icyuma. Oya. Iki ni icyuma. Iyi ni ikayi. Ni ibintu this ikoreshwa habiri kuri iki cyangwa iyi. Iki ni icyuma, iyi ni ikayi. Irindi jambo twihuse, ijambo rya gatandatu tugiye kubona ni where. Where. Hehe. Urugero rworoshye cyangwa se rwihuse. Where do you live? Ese utuye he? Where do you live? Ese utuye he? Where are you going? Ese ugiye hehe? Where are you going? Ese ugiye hehe? Where are you coming from? Ese uturutse he? Where are you coming from? Ese uturutse he kano kanya? Uje gute? Wisanze hano gute? Urumva ibyo ni ibintu tuba dusanzwe dukoresha mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ayo magambo yose tumaze kubona yaba inde, what, iki, that, kiriya, those, bariya cyangwa biriya, this, iki cyangwa iyi, where, hehe, ni amagambo dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Rero kugira ngo ujye ugira, ubundi hari ibintu tuba tutazi muri English language kuvuga bikagorana. Rero aya magambo ni ingenzi cyane kuba uyazi. Wenda mu gihe ufite nk'ikibazo bino bintu byagufasha kugira ngo ukibaze umuntu ikintu neza, cyangwa se ugiye nko kukimwereka ndakeka nabyo birafasha. Iyo uri kukimwereka uzi uburyo bivugamo, wenda urugero ugiye kumwereka nk'ikayi ngo twabivuga hano, iyi ni ikayi, this is a book, nyine urabyumva, biba ari ibintu byumvikana. And umuntu iyo agiye ahantu cyangwa umuntu aturutse ahantu ushaka kumenya aho ariho, kumubaza where are you coming from, where are you going, where like that. Yego, ibyo ni ibintu biba byumvikana. Irindi jambo there, hariya. There, hariya. Urumva iyo tuvuze hariya, hari urugero ni nk'ahantu tuba tugiye gutunga urutoki, cyangwa se ni ahantu tuba tugiye gutanga amerekezo. Urugero, there are a place now near our market. Hariya hafi y'isoko ryacu hariho umwanya. There. Andi magambo uyu munsi tugiye kureba ni amagambo abiri nabwo tukoresha tubaza, ahubwo adufasha mu gusubiza ibintu bitandukanye. Yego, ijambo rya mbere ni yes. Yes ni ijambo twese dusanzwe tuzi. Yes ni ijambo yego. Yego. Urugero umuntu ashobora kuza ati are you Alice? Yes. Yes I am. Yego ndiwe. Muri hangana amagambo yose ntabwo twashyize hano dukunda gukoresha tubaza ibibazo azaza muri video yakurikiye, cyangwa se nitugira amahirwe nimugoroba turabashyiriraho, kuko no munsi twatinze kubashyiriraho video, dushobora kubashyiraho nimugoroba kugira ngo twishamande. Yego, irindi jambo ni no. For example, urugero rworoshye, are you home? No, I'm not home. Are you home? No, I'm not there. Yego, ushobora kuvuga no, I'm not there. Yego, no. Oya, ntabwo ndi mu rugo. Are you there? Ese uriyo? No, I'm not there. Ntabwo ndiyo. Yego. Ukuntu amagambo tugenda tubikoresha mu cyongereza rero tuzagenda tubyiga gahoro gahoro kugira ngo twese tujye twunganirana ibitekerezo. Wowe ufite ahantu utari gusobanukirwa ujye ujya muri comment section wandike icyo udasobanukiwe, twe tubereyeho kubafasha. Ndakeka ibintu ni ugufashanya. Nanjye ahantu umuntu uzajya yumva hari icyo mvuze nabi ndakeka yamfasha. Erega buri kuba umuntu yigisha ntabwo bavuga ngo ibintu byose arabizi 100%. Ntabwo turi Imana ngo tumenye ibintu byose. Mugomba kujya muza mukatwunganira ibitekerezo rimwe na rimwe, mukatubwira ngo hari ariko nubwo babitubwiye kuriya njye ndakeka ni gutya. Yego, ndakeka ni gutya twakwiye kuba twavuze kuriya cyangwa hariya, ni biriya bintu tuhakoresha. Urumva ibyo nta kintu biba bitwaye, kuko uba uri kunyunganira igitekerezo
nawe ufite ikibazo rero sha ntago muhejwe, mujye mubaza ibibazo byanyu, buriya kubaza bitera kumenya. Yego, kandi iyo umuntu afite amatsiko yo kumenya ikintu ntabwo aba agomba kuba afite isoni zo kubaza. Yego, ndakeka ibyo bintu byadufasha kugira ngo niba ngewe Charite cyangwa se Charity hari ikintu nazi, niba nakizi nkabyigumanira, nta kintu na kimwe mu by'ukuri kigiye kumfasha ngo mbimenye, ahubwo mba ngomba gukora uko nshoboye cya kintu nazi nkakimenya. Niyo cyumva ubu sinzi najya ku mbuga zose abantu tuziranye hafi ya bose nababaza, kuko ibintu byo kugira isoni bituma umuntu aguma mu rujijo, kandi yakakwiye kubaza ikintu akakimenya. Rero mwemerewe kubaza ikibazo, comment section irahari. Ntabwo ndi umwana mubi, comment nyinshi ndazisubiza pe. Yego, niba waba wanditse atumva wakoze hariya rwose ndakubwira ni nawe urakoze gushima, ntabwo mbura ikintu nagusubiza, kuko buri umuntu akwandikira ikintu afite impamvu. Rero iyo utari kwereka umukunzi wawe ko nawe umukunda ntabwo bivamo, kandi mwebwe ubundi tuba tugomba gufashanya, cyane ko kwiga ari ugufashanya. Kwiga ni ugusayidirana, kuko tutari kungurana ibitekerezo ntabwo twaba turi kwiga, kuko muri make twaba tumeze nk'abantu turi gutanga amategeko. So kubw'ibyo rero mujye mukora share, musharinge bagenzi banyu, mwandike comment.